Fuego. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money, money, yeah. Muraho neza inshuti bakunzi ba Omar TV Show, uyu ni Mr Omar ubasuhuza. Uyu ni wa mwanya rero w'inkuru zigiye zitandukanye ziri hirya no hino, ibiri kugenda biba hirya no hino mu by'ukuri tubagereramo tukabarebera ibyo ari byo tukabibagezaho. Kuri uyu munsi wo ku cyumweru itariki 16 Werurwe uyu mwaka wa 2025, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahuye n'abaturage muri BK Arena, muri ya gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya agira yo guhura n'abaturage. Gahunda nk'uko yari iteganyijwe mu by'ukuri ku itariki 15 byari biteganyijwe yuko azajya i Gahanga. Amatangazo mwagiye muyabona acicikana, ariko nyuma kuri gahunda wenda zitandukanye biza gusubikwa kujya i Gahanga, ahubwo byose babihuriza hamwe ku cyumweru ku itariki 16, kuko n'ubundi Gahanga yari bujyeho ku wa gatandatu ku itariki 15, babihuriza hamwe. Habaho guhurira n'abaturage hano muri BK Arena. Ngira ngo mwarabibonye cyangwa se n'utarabibonye tugiye kumunyuramo muri make ukuntu byagiye bigenda. Abaturage bamwe bagenda bageza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ibyifuzo byabo, abandi bamushimira. Ngira ngo muri aya makuru turi buze kubagezaho yuko hari ibyo DJ Ira yemerewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse mufti w'u Rwanda, mufti w'abayisilamu bose bo mu Rwanda, nawe agira icyo asaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo biraba. Ariko mbere y'uko tugeraho ku byifuzo, ibibazo abaturage bagiye babaza cyangwa se ibyo bagiye basaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika, reka tubanze turebere muri make ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize, turebe ibintu by'ingenzi yagiye avugaho mu by'ukuri birebana n'umutekano w'iki gihugu cyacu, iki gihugu gito nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu akunda guhora avuga ati ni igihugu gito, ariko mu by'ukuri kidashobora kubonererwa, kidashobora kuba cyavogerwa n'uwo ari we wese uko yiboneye. Ibyo n'ubundi ntiyabuze kubigarukaho, agaruka ku bihugu by'amahanga, cyane cyane yikoma ibihugu by'Uburayi bikomeza kugaragaza yuko imidugararo cyangwa se intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo zaba ngo zishyirwamo ukuboko cyangwa se ziterwa inkunga na leta y'u Rwanda. Ibi bintu leta y'u Rwanda yakomeje kujya igenda ihakana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, umuvugizi wa leta, benshi bafite aho bashobora guhurira na leta bagiye bahakana iki kibazo, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nibyo yanagarutseho avuga ati ibi bintu bikomeza kuba hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ati aba bazungu nibo babigizemo uruhare, nk'uko yakomeje kugenda abivuga na kera na mbere hose, avuga ati ibi bintu ntago bibaye ubu. Iyi ntambara ya M23 ibyutse muri 2022, atariko na za 2012 byarabaye, ndetse haba inama. Icyo gihe ubuyobozi bwa Kongo ntibwubahiriza ibyo bwari bwemeranye na M23, biza gutuma mu by'ukuri M23 yongera yubura intwaro. Ibyo yakomeje kujya agenda abivugaho cyane, ndetse n'ejo yabigarutseho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ati iki gihugu cy'Ububiligi
ubusanzwe cyari igihugu cyarutwaga n'u Rwanda, cyari igihugu u Rwanda rwarutaga mu bunini, ndetse kiravuga dufate iki gihugu cy'u Rwanda tugikatagure kingane natwe, ati barabikora babigeraho, Ububiligi bubishyiramo imbaraga cyane, ati twagize ibyago tuza gukolonizwa n'agahugu gato cyane rwose nk'u Rwanda, ati none ubu ngubu dore uru Rwanda mubona rumeze gutya, ati aka gahugu gato rwose babona bakavuga ko ari gatoya kateraniweho n'ibihugu byose by'Uburayi, kuko ufashe mu by'ukuri ibihugu bimaze gufatira ibihano u Rwanda ukabishyira ku rutonde, wasanga bitari munsi y'ibihugu 8, ibihugu 8 byose kandi bigiye bikomakomeye byafatiye u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arongera agaruka ku kintu cyo kuvuga ati iyo u Rwanda ruvuze yuko DRC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifasha FDLR, uriya mutwe wasize mu by'ukuri uhekuye u Rwanda, wasize ukoze jenoside mu Rwanda, ntago u Rwanda ntiruvuga ngo byumvikane, ntibarwumva, bararutwama ngo ruririza ngiki bakabivugaho gakeya. Ariko iyo RDC ivuze yuko u Rwanda rufasha M23, ati ibyo ngibyo rwose birumvwa cyane, ati arakomeza akavuga ati ibyo barabyumva rwose, bakumva yuko ngo u Rwanda ari rwo rwaba rusapotinga M23, kandi ibi u Rwanda rwakomeje kubihakana, ndetse na M23 nayo yakomeje guhakana yuko nta bufasha bw'u Rwanda ifite, ndetse nta n'ubwo ikeneye, iti twebwe turihagije, u Rwanda nta bufasha bwarwo dushaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arongera aravuga ati se ubundi iyo ufashe abantu ukaba uri kubanga, ukaba uri kubita Abanyarwanda, kandi ubwo butaka bariho bwari ubutaka bwabo kuva na kera, ariho babaga, usibye icyabaye cy'imipaka igakatwa bakisanga muri Kongo, atariko niba umuntu umwanze umwangana n'ibye byose. Perezida wa Repubulika aravuga ati niba babirukanye ntibabirukane n'ubutaka bwabo, noneho babareke babirukane n'ubutaka bwabo turebe. Perezida wa Repubulika ikiganiro kirakomeza, haza kubaho yuko hahawe umwanya mu by'ukuri abaturage ngo bagire icyo bavuga, bagire icyo basaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ni nk'ibisanzwe nk'uko mubizi, ahantu perezida bari biba ari vibe, biba ari ibyishimo, imiziki ivanze, mbese biba ari akanyamuneza ku baturage. Nuko turaza kwibanda wenda ku bintu nka bibiri cyangwa se abantu babiri n'ibyo bavuze. Turahera kuri DJ Ira ubusanzwe Iradukunda ni umukobwa uzwi cyane mu Rwanda kubera umwuga we w'ubu DJ. Yashimiye Perezida wa Repubulika, aravuga ati Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ati burya na kirya gihe muba mwagiye ahantu nko mu kirori mukabyina akaziki, ati Your Excellence, buriya nanjye hari igihe mba ndi mu bari kubabyinisha. Abaturage barishima cyane, bishimira uyu mukobwa, bishimira uyu mu DJ. Mu by'ukuri ni umu DJ mu Rwanda uzwi cyane ukomeye, DJ Ira. Iyo uvuze iri zina ntekereza yuko nta muntu n'umwe utarimenya, ndetse ashobora no kuba anakomeye cyane kurusha mu Rwanda, kurusha iwabo iyo mu Burundi. Rero dadi wacu nk'uko ari dadi w'Abanyarwanda bose, ari dadi w'abantu bose baba mu Rwanda, mu by'ukuri uwo mukobwa yasoje avuga ati Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njye nifuza yuko
nanjye mwampa nasiyonalite y'u Rwanda, mukampa ubwenegihugu bw'u Rwanda, nanjye nkibera umunyarwandakazi, mukambera dadi. Urumva mu by'ukuri perezida wa repubulika nk'uko bisanzwe mu gukemura ibibazo kwe, hari ibibazo akemurira aho ngaho siri purasi mu by'ukuri, ariko wenda hari n'ibyo abwira abayobozi ati icyo kibazo cy'uyu muntu bitewe n'ikibazo uko kimeze, bitewe n'ikibazo uko cyubatse, ati muzagende icyo kibazo mugikurikirane, ati icyo kibazo cy'uyu muntu muzagikurikirane. Ariko kuri iki kibazo cya DJ Ira, nyakubahwa perezida wa repubulika yahise agikemura, aravuga ati njyewe ndabikwemereye, nkwemereye baguhe nasiyonalite, ati ubwo igisigaye ni wowe uzegera abayobozi, ahasigaye ibindi bakabigukemurira. Ati ariko njyewe mu by'ukuri ubwenegihugu nka perezida w'igihugu nciye iteka, ubwenegihugu babuguhe kuva uwo munsi, kuva ku itariki 16 Werurwe. DJ Ira twahamya yuko ashobora kuba agiye kubarurirwa noneho mu gitabo cy'irangamimerere cy'u Rwanda. Ubwo mu baturage u Rwanda rufite mu by'ukuri rurongeraho n'uyu nguyu no mu rundi kazi wacu ubu wabaye umunyarwandakazi DJ Ira. Rero wenda mu gusoza twasoreza ku ijambo mufti w'abayisilamu mu Rwanda, nyakubahwa Sheikh Mufti Sindayigaya Musa, yasabye His Excellence, yasabye perezida w'u Rwanda Paul Kagame, amubwira ati nyakubahwa perezida wa repubulika, mu minsi yashize habayeho gahunda yo gufunga insengero n'imisigiti bitujuje ibisabwa. Ati nyakubahwa twaragerageje mu bushobozi twari dufite turakora. Ati abo bayobozi baje kutubwira yuko twaba duhagaritse, nyakubahwa twabasaba yuko bazagaruka ku misigiti igiye itandukanye. Ati mu by'ukuri hari ibyo twagiye dukora kandi mu by'ukuri ibisabwa twarabyubahirije. Arongera yibutsa nyakubahwa perezida wa repubulika yuko turi mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadhani, ukwezi gutagatifu abayisilamu bakoramo igisibo cy'ukwezi kose. Aravuga ati turi kugana mu gihe cy'uko wenda twazagira iminsi mikuru nyakubahwa. Ati twabasaba yuko bariya abayobozi bacu bahagera mu by'ukuri hakiri kare kugira ngo tuzabone aho dusengera isengesho ry'Eid rizaba risoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani. Ni ugutegereza rero tukareba ubu busabe bw'uhagarariye abayisilamu mu Rwanda yuko bwazubahirizwa. Nshuti bakunzi ba Omar TV Show, mu by'ukuri turabakunda cyane, tuba twabagereyeyo twagerageje kugira ngo tugire icyo tubagezaho. Ibyishimo byacu ni intego yacu kugira ngo tubanezeze. Mu by'ukuri tuzi neza yuko niba hari igitekerezo, icyifuzo ndetse n'inyunganizi, muri komenti wabidusangiza, ahasigaye ibigomba gukosorwa bikaba byakosorwa, ibyakongerwamo bikongerwamo, niba hari n'ibyakurwamo bigakurwamo, kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho serivisi zinoze. Niba kandi wowe ugeze aka kanya udukurikiye ukaba utarakanze subscribe, mu by'ukuri ni ingenzi yuko wabikora, ukibuka no gukanda ukazogera kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu biganiro byacu by'ubutaha. Omar TV Show, ibiganiro nakagaruka. Dukomeje kubashimira kandi tubifuriza gukomeza kubana amahoro y'Imana. Here we go. Money, money, making crap for money, money, and